Hello abashoramari, nizere ko umwaka uri kurangira neza, nizere ko Noheli n'ubunani muzabijya neza, nizere ko imiryango yanyu muzayifata neza nk'abashoramari, nk'abacuruzi bacuruza cryptocurrency. Rero muri iyi minsi mikuru mu mpera z'umwaka, iyo umwaka uri gusoza, tumenyereye ko abantu baspendinga amafaranga menshi ku bintu bigiye bitandukanye, ku mpano z'abantu, kugurira abashuti babo impano, kugurira miryango yabo imyenda, ibikoresho byo gukoresha basoza umwaka, gusohoka, gutembera. Turabizi ko iyo umwaka uri kurangira haba hakenewe amafaranga yo gukoreshwa cyane, abantu baspendinga cyane amafaranga. Rero nk'abantu ba trading cryptocurrency, ntabwo nabagira inama kugira ngo mugurisha ama cryptocurrency. Niba ufite cryptocurrency holdings, rwose ndifuza ko iyo cryptocurrency ukomeza ukayiholdinga kugira ngo izakungukire, kuko ubu ngubu muri iyi minsi ama crypto, isoko muri rusange riracyari hasi. Ni byiza rero kugira ngo utayigurisha hakiri kare, kubera ko ugiye kwinjoyinga, kubera ko wabuze amafaranga yo gufasha kugira umuryango wawe musabane, mwishime ku mpera z'umwaka. Niyo mpamvu kugira ngo mudagurisha izo cryptocurrency mwaholdinze igihe cyo kuzigurisha kitaragera, niyo mpamvu hari deal cyashya mbazaniye. Ngiye kubabwira ahantu mushobora kuvana inguzanyo. Niba ufite cryptocurrency zawe, ukavana inguzanyo yo gukoresha usoza umwaka, yo gukoresha ugurira impano abafamiye yawe, abantu mubana, inshuti zawe, musabana, utembereza famiye yawe, bya bindi byose bikenerwa ku mpera z'umwaka kugira ngo umwaka ugende neza. Ahantu rero uravana inguzanyo ni muri Binance. Muri Binance ushobora kubona inguzanyo ukayishyura mu gihe runaka cyoroshye cyane, kuri rate ntoya, ku nyungu iri hasi cyane. Mu gihe kigeze mu mezi 6 ukabona inguzanyo ushaka mu minota itarenze umunota umwe, ukaba wayibonye. Hanyuma ukayikoresha ibyo ushatse, bitagusabye kujya gusinyisha mu nzego zigiye zitandukanye, bitagusabye kuzana report ya CRB, bitagusabye kuca muri za nzira zose muzi unyuramo iyo uri gusaba inguzanyo isanzwe. Rero ikintu cya mbere ukora niba ushaka inguzanyo muri Binance, ni ukuba ufite account iri approved. Hanyuma wamara kugira account iri approved, ukaza hano kuri finance, warangiza ukaza hano kuri crypto loan. Wamara kuza kuri crypto loan, urabona hano naho basabira inguzanyo muri Binance. Warangiza ukaza hano, ushobora kuguza muri crypto ushaka iyo ariyo yose. Hari USDT, hari BUSD, izi zose ni urutonde rw'ama crypto ushobora gufatiramo inguzanyo. Wasoza wenda ushaka USDT cyangwa BUSD, byose nta kibazo. Ushaka USDT kugira ngo uyabikuze, uyakoreshe icyo ushaka, hanyuma ukandikamo ayo ushaka. Reka tuvuge wenda USDT 120. Hanyuma wamara kwandikamo 120, ukaza hano hepfo, hano handitse collateral amount. Mu buzima busanzwe ni nko kuvuga ngo ingwate. Ugomba kuba ufite za crypto zawe waholdinze udashaka kugurisha kano kanya, warangiza ukaza ukazitanga nk'ingwate hano. Ushobora kuba ufite BNB cyangwa se urabona ADA, Cardano. Ni urutonde rw'ama crypto ushobora gutanga nk'ingwate nka collateral amount, maze Binance ikaguha amafaranga yose wifuza. Hanyuma ku bihumbi 100 ku ma USDT 120 nkeneye collateral, ngomba kuba mfite 0.7 ya BNB kugira ngo mbone ama USDT 120. Waba uyafite rero, ushobora kuba ufite BNB cyangwa ufite ADA, Cardano, cyangwa ufite imwe muri izi coin uri kureba hano.
uru ni urutonde ushobora kuba ufite ukatanga hano nka Collateral, dore Doji hano, dore Doti, hari Ethereum, hari na Bitcoin irimo, ama crypto menshi yose abarimo ushobora gukoresha hano, dore Matic irimo, hari Litecoin, hari Link. Urabona ko harimo ama crypto menshi ushobora gukoresha hano nka Collateral mu gihe uyafite, mu gihe uyahorodinze maze ukabona inguzanyo ukayikoresha. Hanyuma igihe cyo kuyishyura hari iminsi 7, hari iminsi 14, hari iminsi 30, hari iminsi 90, hari iminsi 180. Hanyuma ugakirikaho, urabona nshobora kuyifata mu minsi 180. Urabona iyi ni inyungu nshobora kwishyura mu minsi 180. Guys, murabona ko inyungu iri hasi cyane. Ibaze gufata ibihumbi USDT 120, hanyuma nkishyura USDT zitarenze 2.8 mu gihe cy'amezi 6. Urumva ko inyungu iri hasi cyane ugereranyije n'inyungu zisanzwe zo mu buzima busanzwe. Warangiza ugahita hano ugakanda kuri start borrowing. Nje ntabwo hano biri kwemera kubera ko ntabwo mfite crypto zo gutanga nka Collateral, niyo mpamvu hano batari kumpa access kugira ngo nguze. Hanyuma iyo umaze kuguza amafaranga ahita ajya kuri Fiat and Spot. Ujya kuri Fiat and Spot hano, warangiza ukayasangaho, ukayakoresha icyo ushaka. Ushobora kuyakoresha indi business cyangwa ukayakoresha ugura ibindi bintu, ukemura ibindi bibazo mu buzima busanzwe, ibindi bibazo n'ubundi abantu bakunze kugira. Rero murabona ko ni ibintu byiza, birihuse, ntabwo birenze mu masegonda 30 bitinze, biterwa na speed ufite. Hanyuma ukaguza. Ibyiza rero byo kuguza hano muri Binance nuko inguzanyo yibona bitagusabye kuba approved mu zindi nzego zisanzwe nkuko dusanzwe tumenyereye mu mabanke. Hanyuma ikindi nuko uyibona byihuse. Ikindi cyiza rero cyo kuguza hano muri Binance nuko rate ni ntoya, interest ni ntoya, inyungu ku nguzanyo ni ntoya. Kuko niba urabona hano nsabye USDT 120 ndazimarana amezi 6, nkaba nakishyura USDT 2.8 nk'inyungu mu mezi 6 yose. Urumva ko inyungu ni ntoya. Hanyuma nanone riske irimo mu kuguza amafaranga kuri Binance Loan nuko ni ikibazo cya liquidation. Ni ukuvuga ngo wenda mfashe USDT 120 natanze ingwate wenda ya BNB, hanyuma haba hari igiciro cyabugenewe ku buryo niba wenda BNB manutse ikamanuka cyane ikagera kuri icyo giciro, Binance yita ikora liquidation izi BNB zanjye ikazigurisha. Yes, yo niyo riske iba mu kuborrowinga, mu kuguza amafaranga hano, nuko iyo igiciro cya crypto watanze nka Collateral cyamanutse cyane cyageze kuri liquidation price, urumva crypto yawe iragurishwa. Rero kugira ngo wirinde iyo riske nuko ugenda ucunga, wabona kigiye kumanuka cyane, hari level bagenda bakwereka aho crypto yawe igeze, niba wenda biba biri mu mabara, niba wenda iri mu mutuku, niba iri mu cyatsi, ukagenda wongeramo umubare kuri ya crypto wakoreyeho Collateral kugira ngo utaba liquidated. Nicyo kintu nabonye cy'imbogamizi mu kuguza amafaranga hano muri Binance. Ariko ugereranyije n'izindi systeme, ugereranyije n'izindi process, Binance ni ahantu heza wafatira inguzanyo mu buryo bwihuse kuri rate ntoya bitakugoye. Guys, rero nk'abanya business murabizi business n'inguzanyo ni ibintu bijyana. Ushobora no kuba utagiye kuyafata ngo ya spending wenda
mu kwizihiza iminsi mikuru n'ibindi bintu bitwara amafaranga, ama expense manini, ukayifata ugiye kuyakoresha ibindi bintu bibyara inyungu, bigufasha muri business, bikungukira, nabyo birashoboka. Nk'umucuruzi turabizi ko umucuruzi ari umuntu ukenera amafaranga, ushobora gukenera inguzanyo igihe icyo ari cyo cyose. Ubu buryo rero bushobora kugufasha. Guys, rero mwabibonye, nukenera amafaranga ufite crypto yawe waholdinze, ntuzayigurisha imburagihe, ahubwo uzayifata amafaranga muri Binance uyakoreshe icyo ushaka. Hanyuma aya ni amakuru mbahaye, ushobora gukora nawe research ukareba niba byafitinga nuko wifuza n'ibyifuzo byawe, ukakora research mbere yo gufata icyemezo runaka, kuko ibi nanjye ni ibitekerezo byanjye, ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu. Ibi ni ibitekerezo byanjye mba sharinga. Ushaka kubona confirmation wakora research yawe ku giti cyawe. Murakoze cyane.